Mundebere ndawufite abantu baza kuvuga ngo ndi kubeshya original mu bintu Kiramani yakuguriye kugura n'umukandara ugura nk'ibihumbi 15 niba ntibeshye Sinuhari. none do ndagarukiriza none reka nze nkubaze dore bakunzi ba n'ikimenyimenyi ngewe ngiye pasiporo yanjye ndayifata ejo bundi kuwa gatanu mfite mfata indege nje Dubai kubera ko n'imbwa yayindi hari igihe bayishyiramo umugozi bakayikura ariko iyo bageze mu rugo mu rupangu barafungura bagakuraho isheni wowe urafata igihembo ngo ni award y'urubaho ukayiha umuntu iyegereze mikoro Yes, reka nongere mbasuza cyane abakunzi mwese ba Five Guys TV nize komeze neza cyane aho muri hirya no kwisi mumeze mute ibintu bimeze neza je rero nitwa Junior umusore utagira imigozi muhambira ikindi kwa kumushwa simuheza gaca nizere ko ubibizi ko kubugihumeka kubera Imana gusa mugabo ntanze ni Nyagahene nanamusuza cyane Nyagahe wikanze iki wese wikanze wikanze iki Nyagahe oya kwikanga ni kimwe no kutikanga ni ikindi ntago twahirukanaga amakuru ni sawa abantu baranditse amakomenti bati Nyagahene yarakize nibyo ni byanyabyo cyangwa nta kirahindukana n'ubu iyo umuntu akize abakize uburwayi oya gafaranga urwaye ntabwo uravuga kuri cash amafaranga kuri keke shows yego iyo mfite abantu nkamwe n'abandi mba ndi umukire ubu uri umukire hari umuntu ushaka kureba yabigereranya n'uko twakubonaga mu minsi itambutse uri kwa Kiramani muri mu kazi akavuga ati ko mbona adakeye nk'uko yari akeye icyo gihe byagenze bite ni ukuvuga ngo icyo gihe burya iyi nkono ihira igihe yego kandi ntabwo ari ukuvuga ngo kudacya kubera ko uwankesheje Kiramani yarankesheje pe yankubise yanshyize ku myako ya danje ubu muracyari kumwe uracyaba mu kazi ndavuga mu kazi nta cyadutandukanye filime ubu ngubu murimo mukora waba urimo ushobora kubwira abantu bashobora kureba niyi Big Mind Comedy ayo makuru niyo mfite yuko ushobora kuba warananiranywe na Kiramani ubu tuvugana ukaba nta kazi ufite warakubiswe urabona buri wese afite ukuntu yumva amakuru akayasesengura uko abishatse yego ariko kunaniranwa ni kimwe no gukora ni ikindi so bikamaze nanabwira abakurikira 5 TV 5 Guys 5 Guys TV bamenye neza ko nta muntu unaniranwa n'undi kandi bafite ibyo basezeranye icyo ni icya mbere icya kabiri iyo bibaye bajya mu nkiko cyangwa se bakajya mu buyobozi kugira ngo babafashe gukemura ibyo bitaragenze neza ugirayo contract kwa Kiramani urabona ubundi contract ziba ari nk'ebyiri contract ebyiri hari contrat ivuga ngo ni icyizere ubwumvikane bwo ku munwa bisanzwe kandi kila nta kintu n'iki na kimwe yigeze arenza ibyo twavuganye nta n'icyo yagabanyijeho nicyo yagabanyije ni ukuvuga ngo amafaranga yawe buri kwezi ni aya ngaya taransiporo yawe ni iyi akomodasiyo ni iyi cyo kurya cyo kunywa tubyumvikanaho neza rwose pe nimba ushaka nkubone kandi dukorane neza bari bavuze ko mu bintu yakuguriye harimo na telefone akagushyira kuri rezo kugira ngo uri wa muntu atapfa kubura iyo telefone irihe Nyagahe telefone nagize gutya nyishyira mu mufuka noneho ngiye muri dushe nanibagiye ko iri mu mufuka kandi ngiye kwihagarika ngiye kumanura amazi ihita igwa muri wese telefone abavuga ko ngo wayigwatirije mu kabari ukayinywera ngabo bavuga ibyo bashaka ururimi n'inyama yigenga ntabwo wabuze umuntu kuvuga ibyo ashaka kuvuga none se ejo bundi ko bavuze ngo ngewe na Kanyombya twapfuye ubu ntabwo turi kuganira urumva
ngo waragiye ujya kuri kontwari urazinywa ubura amafaranga yo kwishyura telefone barayigwatira. icyo kintu sinzi niba byigeze kumbaho muri 2003. ntabwo byongeye. Byakubayeho gute? ukugwatiriza ikintu kubera kunywa. Uwo munsi nyine byakugendekeye bite? 2003. 2003 nafashe nari mvuye ku ishuri. Yego. Nambaye na uniform y'ishuri kabisa. Noneho njya ku mutipe w'inshuti yanjye yarafite butike inyuma y'isoko rya Nyamirambo. Habamo n'akabyeri ubwo. Akabyeri kaba. N'agasigara n'iki. Bon. Ubwo ngezeyo nkeka ko ari imwe. Nasanze undi mujama nkuko nazi iwawe, nasanga harimo undi muri kontwari ndabaganira ko n'ubundi ni umuvandimwe we cyangwa ni inshuti. Reka mbe ngasoma. Zana akambere, akakabiri, akagatatu haza n'abandi bapeti ndabaganira nawe babahiranye ko sinyanywa nyine. Ni wa muntu ujya kwikopesha akanikopeshereza n'abandi bantu. Noneho avuga ni sasa nangahe zana fagitire. Ntabwo nzongera, nta nubwo nzabyibagirwa. Fagitire barayizana y'ibihumbi 4,300. Ibyo hambere yabaga ari menshi. Yabaga ari menshi. 4,300. Noneho hose Damascene ari yitwaga Damascene. Damascene ari Damascene ntawuhari n'injye uhari. Ntawuhari. Ntawuhari. Ntabwo agikorera hano ahubwo yarimutse yagiye gukorera ahandi. Ndavuga ni ndakubiswe. Nitwe dukorera hano kandi umaze gukonsoma 4,300. 4,300. Ugana ahantu ndahava gute? Ubwo bwa mbere nafashe telefone nyivana mu mufuka. Nambwira ni nimero yanjye irimo hano sim card. Kangende nohereza amafaranga kuri sim card yanjye na telefone ngiyi byose bigumanye. Genda ngiye. Wahise ugenda ugiye. Telefone uramurekera. Warareba gukabona iyo telefone yabirimo nka 4,000 ngahe wa konsoma? 5. Ariko ndavuga sasa kugera hariya no kugaruka. Nari kuyakande se icyo gihe ninde wayaguha? Nese ko iki winjiye mu kabaruka mubizi ko ntayo ufite? Nanzi ko Damascene ahari. Ko ari ugo gukopa. Baje yari umuntu wanjye nanjye karamujyana no ku ishuri nkavuga ni Damascene ninde tugere ku ishuri ndagenda ndi gucumbagira. Wabwire ko unyanye kwa muganga. Kugira ngo muhite mwigarukira. Tugasubira hariya mwajya kugotoma. Agacupa ni kuva kera hari. Ukiniga? Zamani sana. Naritangiye muri primaire. Niga mu wa 5 primaire. Ukagotomera? Urabona ari ukuntu twakoraga iminsi mikuru twahitaga boom. Ndabizi. Muri primaire mu wa 5. Noneho ukaba ufite umukobwa wawe utereta hariya umunsi wo kubita umuziki. Ugahita umufata nta wundi muntu babyinanaga. Ni wowe. Kandi ubwo amakese mwapanze mwateretsemo hariya mo. Ubwo rero bati rwose unyagaye bavuga ko imyenda Kiramani yaguhaye yakuguriye wayigurishije nayo. Kuvuga ngo imyenda, telefone, inkweto byose yagushopingiye. Kuki abantu bagira ngo warabigurishije na telefone urayinywera ku buryo ubu ngubu nyine nta kintu mu bintu yaguhaye ugifite. Iyi grife ni yahe yitwa ngo iki naka? Iyo yikwijosi? Iyo se sinayikubwo ngo. Yego. Uyu mwenda uri umwe mu byo Kiramani yangura. Ubwo ni usigaye. Iyi si fashion ya Italy. Soma hano banazuminge barebe. Ndabibona nyine. Mfite amapantaro nk'aya ngaya agera mu 10.
oya uratubeshye. oya nakubeshyera iki? Dore wa mukandara wanyereka, dore nimurebe, sinjya mbeshye. Yesu nyankunda kwambara imikandara. Sinjya mbeshye, haguruka nyagaye, haguruka. Ubeshye. Haguruka, sinjya mbeshye. Hey. Mu bintu yatweretse Clement si yari yaramuguriye umukandara, reba. Ndawufite ariko. Mu ndebere. Ndawufite. Abantu ntibaza kuvuga ngo ndi kubeshya. Original. Mu bintu Clement yakuguriye n'umukandara ugura nk'ibihumbi 15 niba ntibeshye. Sinuhari. None do ndagarukiriza. None reka nze nkubaze. Dore. Bakunzi ba Five Guys. Yego. Uzarebe iyo ugiye kuri brigade bagucakiye. Uri mu maboko atari ayawe. Ikintu cya mbere bagukuramo n'umukandara. Vanamo teka. Barakujyanye? Tekari. Bakujyanye? Si impamvu yo kwambara umukandara ni ngombwa buri munsi. Ako mukandara uhenze kuriya mu byibuke mwa abantu yararawutweretse arimo nkanga hanambwira ngo dore none nze nkubwire rero. Kila man yangiriye neza, yangiriye akamaro kandi ibyo yangiriyemo akamaro biracyaha. Iyo si inkweto ntigura 120. Ntabwo twagiye muri shike kayingurira 1000. Sinzi n'ukuntu yishyuye iyi ngiyi ureba iyi. Ako nyaga. Urimo kwibona? Abantu mudukurikiye ubu ntago nyagaye ndimo aratubeshya koko. Yego mama. Ubu mu rugo tugiye twahasanga indi pantaro. Ahubwo sinzi impamvu mutari kuza ngo murebe. Ubu mu rugo tuhagiye twahasanga indi pantaro itari iyo. Ebyiri se 3 cyangwa 4. Aha, abantu nibatubwira ataza kugira ngo nayange. Ya nukuri. Icyo nzi cyo nuko wanyiryagaho muri iyo minsi umbwira uti dore ibyango dore. Ntago nakwirya. None reba. Nubundi akazi twagakoranye ngewe. Yego. None umukandara ntawo. Ntabwo ari ngombwa ko wambara kandi nta nubwo ari itegeko. Kubera ko n'imbwa yayindi hari igihe bayishiramo umugozi bakayikuru. Ariko iyo bageze mu rugo mu rupango barafungura bagakuraho ishene. Ukuvuga ngo rero iriya shene ntabwo ari buri gihe ko igomba kuba iyambaye. Ubwo iyo ni style nawe wabwiye baba. Ubwo nawe wabwira abantu ngo bakubizemo aka style kagashumi ko. Bakuru banjye benshi cyane. Kwanza ari n'undi kureba hari hakurya hariya nzajya kumusura i Kanombe. Urija wicaye hari. Nuko afite umwanya muke ariko ye nzamusanga mu rugo. Nari nkubonye ndavanireka nongere nitungire kamera umuvandimwe barebe uko umeze ubwo baze kunshimira cyangwa bangaye muri comment muze kutubwira 5 guys. Ariko ubuzima bwa Nyagahene abantu basobanura babwira uti buhagaze uku kundi bwari bumeze mbere n'ikimenyimenyi. Ngiye passport yanjye ndayifata ejo bundi kwa 5. Bite mfata indege nje Dubai nzana ibikoresho suireyo nshinge iduka rya hatari. Ubufasha bwanyu n'abandi. Ujye Dubai wowe? Dubai hano hirya. Ubwo tuzakureba ku kibuga cy'indege wurira cyangwa ahubwo nzaguhamagara na kamera uberekeye. Nta telefone ufite? Wewe nzakuhamagara. Nta telefone ufite? Ariko nimero yenda ifite. Aha, dore ngaho ndi mu telefone nje. Kandi kira yari yakugura smartphone ni gatushe. Yari yanguriye gatushe. Urabona impamvu kanyweyemo imisa nk'ingahe ndakurahiye. Ubanza abantu batabeshya pe. Ari umukobwa wa nkontoro mwana ntwara n'igikapu n'ibihapasya. Kandi baravuze ko abagore utajya ubajyamo na rimwe wo. Se kwicara gutyo umukobwa akaza kakwegera ukagira ngo ni wa hano hafi. Wajya kuri toilette ugasanga yandurutse. Agahita gukuza. Ntubeshye abantu urahira imbere y'Imana iyo mu ijuru. Nyaga iri joro uyu munsi turi kwa kangahe? Kwa 4. Uyu munsi turi kwa 4. Ejo hari kuwa 3. Iri joro utabeshye uvugishije ukuri waraye mu rugo. Urabeshye. Iwanyu nushaka uzane hari ntuza bita ari machine ushira hano gutya bakayita test de mensonge. Iyo uvuze ngo yego kandi byari oya ari oya yiti kunyomoza. Waraye mu rugo uyu munsi? Kwanza nje gutya vuye kureba muri amukazi wanjye hano hirya itangaruka gutya nigo twahuye ndi kuza gutya kandi uziko ngewe ntuyaraye. Ibyo tubyihorere. Sawa rero twigiriye mu kazi noneho muri film ibihembo batanze ejo bundi
biganiro bya Kings Comedy cyangwa? oya mashariki niba ari mashariki Mashirika. mashirika Yego. mashariki Mashariki. mashariki event harya Mashariki event. yego hari amakuru ugeze ubimenyaho ese baraguhamagaye nk'umuntu wigeze muri jendi Nubwo bahamagara nabwo nabitaba. kubera iki Hari impamvu. Niba ari Mashariki event. Sibyo? Urumva ari Mashariki akaza kaskazini kaza kusini Mashariki kusini kaskazini na kusini. Nje njya Mashariki kumari. none se niba ari poroje y'amashyirahamwe yanyu kugira ngo muhabwe ibihembo nk'abantu bitwaye neza muri sinema nyarwanda reka nze ahubwo nanabivugeho neza n'ababitegura babimenye wowe urafata igihembo ngo ni award y'urubaho ukayiha umuntu iyegereze mikoro ngo uyu nguyu ngo ni icyamamare bakamuhamagara ngo akira igihembo cyawe cy'urubaho kandi baratanzemo n'amamodoka wowe ubwo nta makuru uba ufite wo amamodoka hamagara bamenye umubaze azaguhera ifite turi ariko impamvu mubisuzugura nuko baba batabahamagaye yewe barampamagaye ndabizi hano muri kan Kigali muri Kings Comedy ntanahari barimo gutanga ibihembo bya nuza bya ama awards y'imbaho cyane ubwo nzi ukuntu noneho bahamagara Kayitaba Emmanuel alias Nyagahene igihembo kiwe ngiki ntabwo ndiyo bagihaye bamenya ntatuye hano hirya usanga ni urubaho se habe n'igikoroto cy'Ubugande kirimo cyangwa kirimo umuntu bamuha imodoka ariko iyo modoka warayibonye uzanye iki foto yayo tumuhamagara ahubwo tubimubaze ko atayivimviriyemo none se ngiye imodoka ndayibuze wowe ufite imodoka iriya ni iki iparitse hari Golf dore barimo barayoza kamerama uze kuntungirayo dore barimo barayoza bandebere umva we sekirite gira vuba ndaje bandebere ukuntu uri kubeshya abantu sigiri hari waba ufite ivatiri iparitse hariya udafite n'umusentiri utambaye n'umusentiri ya ndakubwije ukuri yuko ngeze no kubigusobanurira ceinture uyambara ari ubushake bwawe ni uburenganzira bw'umuntu kwambara sentire ni n'uburenganzira bw'umuntu gushyiramo agashumi akigenza ya mugabo hari ceinture ubona yambaye mu bantu ijana usanga yambawe n'abantu 30 70 amapurara bafatamo 30 bagashyiramo akanuza ako gashumi aho nyagaye ugiye kujya ukenyeza ikirere neza noneho urukoma umva kugira ngo wanga amazina abantu babona kugira ngo mubimenye neza kandi mubone ko ntari kubeshya reka iya modoka y'umuke tugende tujye mu rugo iwanjye iwanyu kwa mama na papa se kutaza ngo unyirukane se none wakwirukana tukivuga kuri ibyo by'iwanyu ubushize twatandukanye mvuga ko hari na gahunda yo kurongora byo bigezehe rero none aho ngaho kantu uvuze ni sawa kandi nakubwiye ni ikindi kiganiro tuzakorana yego tuganira uzaba wararongoye fiance wanjye yanyicaye iruhande ari heze ari mu nzira mu diaspora ariko uzi ko rero tubwiye ko ufite mu diaspora di kugira ngo ndakubeshye vuba ahubwo we agomba kuza azaza mu mpera z'uku kwezi kwa 12 noneho dusangire Noheli n'ubunani kamera zawe zaba zihari aba mu kihe gihugu wamugana agiye guturuka mu Bufaransa afite famille muri Canada araturuka mu Bufaransa muri Canada ahita azaza ari wowe aje kureba undeba ngiye uriya mushumi twagaragaje we umushu wa Nyagahene zazizanye umusentire azavi Burayi azanye imikandara kuri rwose uzampamo 2 nanjye ntawongira cameraman wacu nawe tumuhume gahunda ni imikandara rwose nayirangura kuko ako gashumi Imana yanjye we kamera ukomeze ujye ukagaruramo hano bareba ukuntu ahubwo reka mbanze ngire gutya ndebera pe ndebere urimo kukabona fresh ndebera aka kagozi
akangaka akagozi koko aka ntabwo bizi ubwo umusheri wawe rero rwose areba ukuntu yakuguriye umusenti wenyine ukuvuga ngo n'abandi bose bari bubone kino kiganiro tugiranye ubwo bufasha ni umukandara none urangije umukandara ni mutwerere umukandara rwose niba umukandara wakomeye sorry mw'abantu mwakagiripe ni danje ubu abantu badukurikiye muri comment mwandikemo ujye uvuga uti genda mwemerera imikandara iyi niyi ariko si imyenda y'urayifite ra imyenda irahari ubwo umusentire ni ubura ikibazo ni ukuyizirika yego ngubwo ari umusentire ugomba uboneka umva se nyine reka mitena nagusobanurira neza urabona nk'ubu hari igihe umuntu ataha bwije wenda nka saa 2 saa 3 z'ijoro kurya bikamunanira yego iyo utariye se wakwambara ipantaro nubwo yabigufata mu nda gute udashizemo akantu kayifata ariko iwanyu nabonye ari ahantu hiyubashye ntabwo ibiryo wabibuze ubwo ni ukuba wabyakunaniye ukuri pe n'ubu mbyuka saa 12 nkajya gusenga nava gusenga bagaruka nkarunguruka nkabona biracyahari nkongera ngasubirayo nyiruka utinya ibiryo mbese agora kubitinya no kutabishobora okay twagiye rero turimo turanagana ku musozo dusimbukire hantu nakubwiye mu kanya reka ubwira abantu buriya umuntu wese agira imitekerereze y'ibyo agomba gukora mu minsi iri imbere dukuyeho ko uwo musheri wawe agiye kuzuzana mutwereka proje waba ufite wabwira nk'umuntu zifatika uri mupanga nizihe yego gukora urabona iriya crew yacu dufite crew irimo banzovu ba Nyirakimonyo ba Nyirakanyana ba Nyirankende ba Mukarujanga tuzahura kuri bonane twicare dusangire tuganire n'umuyobozi wayo umwana w'umugisha Charles Habyarimana noneho duhite dutangira the new project vuga ngo baba legend bose turimo zirara zishyafa aho ngaho muzaba bisa nkaho ari mwese murimo muri iyo timu haranira kubaho harya haranira kubaho ntabwo Seburikoko ko yari ayirimo oya Seburikoko yaje muri zirara zishya yego timu yaharanira kubaho ubwo hari ibindi fura za televiziyo Rwanda kabisa harya ntibyabaga ari kuri malaria ra yabaga iri kuri kuvuga kuri no igituntu sida na igituntu na sida nibyo mwibanzeho hariya muri haranira kubaho sociale kwiteganyiriza izabukuru iyo niyo yabanje sociale yitwaga ntawe umenya aho ubwirageze none se ubwo ubundi izaba ari mwebwe gusa muri iriya timu yanyu cyangwa muzagira mwongeramo n'abandi nk'abo ba Sebu bamenye n'abandi uko biri kose recruitment ishobora kuba casting bakamenya bati turashiramo uyu turongeramo iyi element noneho ariko babandi b'ingenzi ba mbere nibo bazabanza muzahurira hehe wa mugani tuzahurira hano i Remera munsi ya Airtel ku itariki ya mbere tuzaza tuyifixe tuvuge ngo turahura ku itariki nyinshi yego noneho tubamenyeshe namwe niwe mwaza mubibone uko byagenda kose umuntu nka nyina wa Mbogo we ntabwo yabura na nimero yihoraho byatari cyangwa Mukarujanga kuza following up tukareba ibyo ari byo hanyuma ubwo bababwiye ko ari projet mugomba gutegura noneho mugasubira mu kibuga fresh cyane rwose aka kabazo nagasoza kubera iki uretse wenda nka Clement wavuze ati uriya mupapa aho kugira ngo abure n'inkweto zo kwambara abure icyo kurya kandi mfite projet yakamuhembye reka mwifatire ariko ubundi kubera iki kibazo nyinkigarukaho kenshi sinzi impamvu mutarakinsubiza ngo nyurwe kubera iki nk'umuntu ntagaruka kubateranya ariko nka papa Sava ukuzi kuri elema yakenera kuva na miroza zino ubushobozi ubufite kuko cyo tavuga ati wamuhikira kandi ubwo cyaba ari cyumweru kimwe kugira ngo avanemo ibyo bihumbi 100 cyangwa 200 kugira ngo wenda bibe byagira icyo bigufasha wivunika ikanguye igisubizo ku buryo bwihuse kandi
urabona iyo abantu bari muri domene imwe yego nk'ubu nshobora kuba ndi umukanishi ni urugero nawe uri umukanishi w'amamodoka amamoto cyangwa iki ndamutse mbonye isoko ry'amamoto 1000 kuyakanika ntabwo nakuzana wowe nk'umukanishi ahubwo nshaka umurivali wowe uri rivali njye nshaka uwo ndi butegeke yeah that's the problem noneho ako kantu akavuga ati nimuzana muri project yanjye uyu ni umu legend wa kera ashobora wenda kungora ukuntu apana kungora ku mafaranga ahubwo ashobora kuzana iriya tekinike afite akaba yangusha hasi yes ku buryo aba ari ubwoba basa avuga ngo Nyagahene yaza agahita ashobora kuvuga ati ushayininga ugahita umunyuraho cyangwa Samusure cyangwa Nyirankende Mukarujanga mbazanye muri projet yanjye reka nyene shaka abashyashya batanazwi bagendere ku izina ryanjye bajye banzengurukaho kubera ko njye nshobora kugaragara muri projet yawe cyangwa ayundi ejo ntibakajye banakubaza ngo harya wowe witwa nde ugasanga abafana nshakira Samusure cyangwa Nyagahene cyangwa Nzovu nese Nzovu usibye abantu wenda basebanya Nzovu ntafite aho aba inzu bamukodeshereza kandi ari aba diaspora abantu bo hanze atanaze ataranya kubera kumukunda gusa kumukunda yes noneho ngewe ari ngewe wamuzanye muri projet hanyuma we akabona ubwo income nyine akinjiza wowe wenda nta nuguha kandi ari we nyiri projet none bigatangira kumbabaza icyo ni gusubizo ngiye naguha naho ubundi gukorana n'umuntu nta probleme nubwo twanakorana nta kintu amaye nta kintu amembye hanyuma uvuze Samusure ndibuka amakuru ye ubundi ako se wowe ubizi nta telefone ufite ndakurenganyije oya anyazi ubwo duherukana numvaga agiye kuza ariko ubwo wenda afite nawe ukunda planning kuza kwe ntago nabitindaho cyane ariko icyo nzi cyo nuko yapangaga kugaruka kandi muri iyi minsi byanze bikuza azaba harya amadeni yarayishyuye byararangiye y'amadeni ye ntago mbizi sinyamenya amadeni y'abantu umenya aho wikopesheje wowe gusa kandi ntabwo byaba ngombwa nkana ariko uzi ko ideni riryoha ariko kuryishyura bikaba ikibazo ukazajya unyura izindi nzira ukajya ukwepa niba waruje ukabanza ukazenguruka umudugudu kugira ngo mudahura na wa muntu cyangwa uca imbere y'umuryango wa botike ye gusa rero kugira ngo ubyirinde biguha amahoro n'umutekano wahanyura ukamubwira uti sasa ngewe ngurimo amafaranga ya naya mbabarire ndaje akabona ko utamukwebye uhanyuze hanyuma ubwo message ya nyuma ku banyarwanda ni nk'iki wabasaba cyangwa se ubifuzaho aka kanya message ya mbere abanyarwanda mukunda 5 Guys TV muyishyigikire kuko ni channel nziza tugezaho amakuru meza ikatuha impanuro kandi isigasira n'umuco cyane. Icya kabiri mukore subscribe, share na comment, ko bya comment niyo nashaka cyane kugira ngo tumenye uko babyakiriye. And nuba nta kindi mukandara wo yabyivugiye umukandara ugomba kuboneka uko byagenda kose. Umukandara ibyo namwe murabyumva bavandimwe. Si inyenyeri se murakajya kugura cyangwa cyangwa akajya babwire nimero se kandi telefone itari nimero yawe se none se wagira ngo iyo umuntu ashyizeho kuri telefone nomero nubwo bemerere banyureho rero nta kibazo bemerere banyureho umugabo Junior ntabwo ajya bahatisha ni munyureho tugura umukandara wa Nyagahene nanjye nawe mfite ubwo muragura ibiri Nyagahene wakoze cyane wakoze nawe bashimiye cyane ni wowe umugisha yego abo twari turi kumwe nanjye ndabashimiye cyane ndabakunda murabona abagabo cyane kiganiro nari ngisoje ntabifurije umwaka mushya muhire rwose 2026
nizere ko inshuti zanyu zose ndazitanze mbivuze mbere mumererwe neza tuzarya iminsi mikuru tumeze fresh kandi n'umwaka tutangirane neza cyane ndabakunda cyane God bless you.